Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gusora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe ututsinda ikintu ubusabwa, nukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo maze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubonera ku gihe, kuko aba ari ibyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode, tuguhe n'imyitozo yagufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho ukakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ukeneye kwihugura wariyigishije amategeko y'umuhanda, ariko mbere yuko ujya mu kizami ukaba ukeneye ko tuguhugura, twandikire kuri izo nimero tubigufashemo. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, twandikire cyangwa uduhamagare tuze tukwigishe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande 4? Cyangwa ishusho ni uruziga? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa, beka ngo nta modoka. Seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa, beka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Rero kino cyapa cyo kirabuza, ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Iyo harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. Iyo harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bikaba ari mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko namaze gutamo D, ndakeka ko namaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ara ngo ubuso ni umweru, beka ngo ikirango ni umutuku n'umukara, beka ngo ikirango ni umweru n'umukara, beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami, iyo vuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo, aho akaba ari kuri D. None wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi kiriya cyapa kivuga ngo ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiba gifite amabara 3, ariyo
ubururu, umweru n'umutuku. Murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wasura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira kuko bakunda kubibaza. Ubonye hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ukibuka gukanda subscribe kugira ngo nihishyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iryo tegeko rikurikizwa mu gihe nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kuko hari icyapa cyo gutambuka mbere cyaba kiri kugaragaza abaratambuka mbere. Ndetse niyo biriya bimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga bidakora, mwebwe mu ndimi z'amahanga muzita ngo ni feruje. Iyo ugeze hariya kuri feruje ugasanga ntiziri gukora, rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A ari igisubizo cy'ukuri ariko na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Utubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tugahita tubigufashamo aho waba hose mu gihugu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iraba ngo metero 11, B ngo metero 10, C ngo metero 7, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Ndakeka ko aramusikamo C, ndakeka ko aramusikandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi impamvu dukosora ikizame ni uko ibibazo biragaruka, wajya mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Aba ari ingenzi gukanda subscribe kugira ngo nitujya turashyaho kino kizame kiba kimaze gukorwa ujye urahita ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kibaza ngo kirabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri rero? A ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ngo feri y'urugendo, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, bari batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iyihe feri ubwo? Harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A,
ndakeka ko uramutse ukandika urupapuro utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga uri mu mujyi wa Kigali, ukeneye kwiga umunsi umwe cyangwa ibiri, turaza tukakureba twigana turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, uwa gatatu ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tubigufashe. Ukeneye ko tuguhugura kuri mudasobwa turaza tukakwigisha uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye ko tuguhugura mbere y'uko ujya mu kizame aho waba rose mu gihugu ho turaguhugura. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuguha link ukayikanda tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu bitewe n'isomo turi kuguhugura, ukajya urabibona muri telefoni yawe. Ikintu uba usabwa ni smartphone na interineti. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araho ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Beka ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Sega ngo umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, so cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ku cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa iyo ukibonye uba ugiye guhinguka ahegereye ku mwaro, ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Uri kubona ko ino modoka yari nikomeza imbere irahanuka igwe mu mazi. Turiya turongo dutatu dusobanuye ko yari amazi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari impande enye, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ibyapa byose uzabona biteye gutya uzamenye ko ari ibyapa biburira, bakabikubwira hakiri kare utari wagera ku icyo kintu bari kukuburira kugira ngo bakurinde icyago. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Iyo avuze ngo igihe ijoro rikeye ni ukuvuga ngo nta gicu kibuditse kiri mu kirere. Ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere. Babyita ko ari nijoro igihe ijoro rikeye. Hari abantu bakunda guhita bumva ngo buriya ni saa 11:50, saa 11:35 ngo bugiye kucya. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere akaba nta gicu kibuditse kirimo. Iyihe ntera rero? Ari mu metero 100, mbega mu metero 50, sega mu metero 40, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 40. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari mu mezi 2, beka mu kwezi kumwe, sega mu minsi 15, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese bikorwa mu gihe kingana iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Biba bigomba gukorwa. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Byagagombye gukorwa mu gihe kitarengeje iminsi 8. Nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bakikubajije neza kino kibazo kimeze gutya, ariko mwa bino bisubizo bine baguhaye ukabona hari aho bavuze ngo mu minsi 8, uhita uhitamo icyo kivuga ngo mu minsi 8, kuko biba bigomba gukorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Hano nta minsi 8 irimo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Niyo mpamvu
aho batubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, mpita nkubwira igiso cya nyacyo kugira ngo nuhura nacyo mu kizame ube wakibonye uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, ugasanga wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi, bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Hari ukuntu bagaragazwa gute? Ni itara ryera imbere, naho inyuma bari itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko birenze metero 6, impande zatwo hari ukuntu zigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, se ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papa n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko uhisemo D. Ndakeka ko nuzikandika wa papa utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yari yakurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibihe bipimo? Kugira ngo badaca mu muhanda bagomba kubasigira ibihe bipimo? Araba mu metero 1, beka mu metero 2, seka mu metero 0.5, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo neza barongera bakakikubaza ariko bagahindura ingero, bakavuga ngo A santimetero 100, B santimetero 200, C santimetero 50, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze ni icyo guhindura ingero. Murabizi metero 1 ibingana na santimetero 100. Kuvuga ngo metero 1 no kuvuga ngo santimetero 100 ibyo byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo metero 0.5 no kuvuga ngo santimetero 50 ibyo byose aba ari kimwe. None hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze gutema iso cy'ukuri rero, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1. Ugomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bingana na metero 1. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626 tugufatire kode mu karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788951626 bigufashe muri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye ko tugugura turi kumwe turaza twakureba, ukeneye ko tugugura kuri mudasobwa turaza twakwigisha, ukeneye ko tugugura iminsi 2 wa gatatu ukagenda ugakora turaza twakwigisha. Rero mutwari cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate 2, mbega ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate 4, se ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Mwibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere, ntabwo wemerewe ko wahindura icyerekezo ngo ukate usubira inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni de ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa ni icyapa kiburira kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, bakagishyiraho bakubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ko murabizi mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo wahindura icyerekezo, ariko mu muhanda ubisikanirwamo wahindura icyerekezo. Bakakubwira ko rero wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo biba bitandukanye. Ndakeka ko namusutamo de, ndakeka ko namusukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ijambo abagenzi bakoresheje hano ntukike ko bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mugeze ahantu musanze hari ubugari butabemera kuba mwabisikana, mutegetswe iki? Hano ibisubizo bine baduhaye ari ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mbega ngo guhagarara aho bageze, sega ngo koroherana, mbega ngo gukuraho inkomyi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ku iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se. Mugomba koroherana. Njya nkunda kwibona ugabona nk'ibinyabiziga bihuriye ahantu hafunganye bakoroherana, umwe akamanza akasa nk'usubiye inyuma agatanga inzira, umwe akabaza agatambuka, undi nawe akabona kuza gutambuka nyuma. Biriya muba mukoze nibyo bita koroherana. Rero muba mutegetswe koroherana. Ibindi impamvu bitaba ibisubizo by'ukuri ni iyihe? Abavuze ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, nta gihe na kimwe biba byemewe uri umuyobozi w'ikinyabiziga gutwarira mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, mwahagarara aho mugeze, ubwo byagenda ute? Se niyo gisubizo cy'ukuri koroherana. Amaze kukubwira koroherana icyo ari cyo, gukuraho inkomyi ni nko kuvuga ati reka tuve mu kinyabiziga kubera ko umuhanda ufunganye tuwusize tuwugire munini tubone kugenda. Nabyo ntibishoboka, muba mugomba koroherana. Ndakeka ko namusamo se, ndakeka ko namusukandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu usanze ubugari bwawo ntibwatuma unyuranaho, unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe mw'ibi baduhaye. Umaze kureba iki? Ari ngo umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwiruka cyane cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, se ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari umunyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira mu tuyira tw'impande tw'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko namusamo de, ndakeka ko namusukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi yishanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye ari ngo kugihigamira ako kanya, ndetse byaba ngombwa ugahagarara, mbega ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige mugasiganwa, se ngo kugumana umuvuduko wari ufite. Mu gihe kuri de bari kubwira ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda, ese ugomba kwitwara ute? Hano itegereze neza uhitemo iso cy'ukuri kimwe ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni a, kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ni ikinyabiziga kigenewe gutwara abarwayi, birashoboka ko harimo indembe zikeneye ubutabazi bw'ibanze. Uragihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara ukareka kikabanza kigatambuka. Ndakeka ko hano muzutamo a,
ndakeka ko uramutse ukandika agapapuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. Ara ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. Beka ngo kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. Seka ngo kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Ese ni ukubera iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se abari kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kwandika ku gapapuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kwibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikizamini cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, isomo ryose nkizeho ujye uhita uribonera ku gihe, kuko aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Uvuye gukora uratsinze. Fata zino video zisharinge ku nshuti zawe nazo zize twigane dukore rimwe, murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo utanga inzira. Beka ngo icyago. Seka ngo icyerekezo kimwe. Deka ngo ntihanyurwa. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a. Tanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere iyo ukibonye utanga inzira. Niba kikubaza gutya gusa uzasubiza ngo tanga inzira, ariko hari igihe bakikubaza ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane. Iyo bavuze inkomane na hano imihanda ihuriye, ni ukuvuga ngo ho uzatanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Niba kikubaza ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ko hari igihe kino cyapa gisanze yari kuri rompuwe, uzavuga ngo iki? Kubera ko iyo tugeze hari banyura bazengurutse twinjirira iburyo, birashoboka ko hari ibinyabiziga bizaba biri ibumoso bwawe byatangiye kuhazenguruka mbere yawe. Uzatanga inzira ku binyabiziga biri he? Ibumoso bwawe. Ndakeka ko usobanukiwe. Niba kikwaza kino cyapa gisobanura iki, uzavuga tanga inzira. Niba bavuga ngo mu nkomane ni gutangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Niba kwaza ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, uzavuga ngo nitangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ndakeka ko hano waramaze gutamo a. Ndakeka ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese bino byapa bibereyeho kumenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga iki? Aravuga ngo ko hari icyago. Mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi. Se ngo imiterere y'icyago gitunguranye, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ibyapa bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a. Bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Ibyapa bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Waba ugiye kugira ahantu hari umuhanda utaringaniye bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugera ahantu hari ikoni nk'iburyo bakabikubwira hakiri kare kugira ngo bakubwire ko hari icyago, umenye ingamba urafata, zaba izo kugabanya umuvuduko kugira ngo urinde abandi bari gukoresha umuhanda nawe wirinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Kiriya cyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa n'iki? Hano ibisubizo bine baduhaye retamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso ubururu, ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga, ubuso ubururu, ikirango cy'umweru. Sega ngo ishusho y'uruziga, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Murabizi biriya byapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni, uranabyumva no kubivuga, bibujijwe kuvuza amahoni, ibyapa bibuza. Kandi ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. N'ibyapa bibuza. Rero niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ubonye ibyapa bikugora usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Aya masomo yose mba ndi kubabwira ngo murebe kuri YouTube channel yanyu. Iyo yabuze uranyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0789 ahita nyaguhera ubuntu. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Hehe ara ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, mbega ngo hafi yaho abanyamaguru banyura, sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku bindi binyabiziga bikaba bibujijwe, ukaba wanyura ku binyabiziga by'ibiziga bibiri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande za velomoteri byo ukaba wadibite pasi, ariko ibindi binyabiziga bikaba bibujijwe. Hehe ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, rumva hari umuhanda ufunganye unyuranyeho byateza ibyago. Hafi y'aho abanyamaguru banyura ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi wirinda kunyuranaho. Ndakeka ko aramutse utamode, ndakeka ko aramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuhe? Ari ngo kilometero 60 mu isaha, mbega ngo kilometero 40 mu isaha, se ngo kilometero 25 mu isaha. Ndeka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ko zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange nuhe? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni bari kilometero 60 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko namusamo ndakeka ko namuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndiza ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye ukibonera ku gihe, kuko aba ari cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandikira utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo aho waba hose mu gihugu. Tuguye n'imyitozo yagufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uri hafi ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, mu masaha ubonekaho ku munsi nubwo wampa saa 3 z'ijoro ndaboneka nkakwigisha. Rero nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibihe byose tubigufashemo. Ibibazo bikunda kuza ni ingenzi ko wajya ukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe hasi ufate zino video zisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nazo zize dukorere imwe duhite dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.